iyi mani gutunze inkoni isi yose irabimenya, kandi iyo yaciye inzira isi yose irabimenya. Abakugize agatebo k'ivu nabo ntibabiyoberwe, abagutungaga intoki bazikuye mu mifuka, Imana yagusubiza bakazisubiza mu bwangu. Mukuru wanjye tuvukana numva amakuru y'uko yishingiye yashatse, ariko mu gushaka nta mwana w'iwacu nigeze mbona ukora ubukwe. Mukuru wanjye menye ko yashatse, mama amuma nk'umuntu ujya kumutinyisha, njya kumutinyisha iryo joro twaragiye, ndagenda ndashaka. Kuva icyo gihe nibwo nashatse. Iryo joro nagiyemo, dore ko ugiye kuri yaciye Cyemberesi agenda nijoro, acunga nijoro, ntabwo yagenda ku manywa. Ndagenda ngezeyo, nahise mpahurira n'ikibazo, nibwo nahise mpura n'ubwandu bwa sida. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, weho mukunzi wacu udukurikira aho uherereye hose. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, bijya bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwarushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Sinjye njyenyine, turi kumwe n'umutumirwa, turagira ngo tumusabe atangire yibwira weho dukurikiye muri kano kanya. Murakoze cyane. Nitwa Mukansanga Berize, umubyeyi ufite abana 6. Vuka muri Kigali, Imana ibahe umugisha. Beri, umeze neza? Ndashima Yesu. Yego. Imana ishimwe. Ndakwitegereje mpita mbona hari umumama mujya gusa, n'ijwi ryanyu ryarasaraye kimwe, w'umunyamavuta. Nizere ko nawe uri umunyamavuta. Ndagerageza. Uwo mumama ngo yitwa Gifaro. Gifaro. Ndamuzi, turi inshuti. Muri inshuti? Cyane. Hanyuma se wowe ubona mutajya gusa? Tuzahasari. Gifara aho ari hose ndamushuhuje, amahoro y'Imana abane nawe, kandi amavuta ye ndayemera. Naye ndamushuhuje, ndamukunda. Uramukunda? Cyane. Urakumva ko duhuje rero? Turahuje cyane. Imana imfashije nawe ukaba uri Gifaro nkawe, Imana yaba igifite abanyarwanda bazayikorera, nako bari kuyikorera mu gihe nk'iki. Urumva tuziranye, turagerageza. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro dusenga Imana. Yego. Imana Data wa twese, Imana murengezi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri igiti cy'inganzamarumbo, ikindi uri isambu itarumba. Tugushimiye kugira neza kwawe watugiriye aka kanya kano nahangaha, murengezi mwiza. Uduhuza n'abatutari kumenyana, kabushimye ko tuza ku murongo kuvugiraho izina ryawe. Unyemerere murengezi wacu tuvuge tuvugishijwe nawe, kandi abagiye kureba ubu butumwa no kubwumva unyemerere bumve kandi bumvire, bafate banafashwe, bibabere inkomezi z'umutima wabo, kandi Databuja wera bizavemo n'amashimwe. Ntabwo ngutota amagambo, reka ubu butumwa bwamamare kandi abo bugezeho bubabere icyomoro mu izina rya Yesu. Urakarama Databuja wera ko ari wowe ubikoze, ni mu izina rya Yesu, amena. Uragira utubwo nziranye na Gifaro, ndagerageza. Ko dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Ntabwo muri babandi babigenderamo babigendana? Ntabwo nabigendana, batari ibyanjye, kandi umuntu wese aba afite icyatumye avuga. Buri Imana ifite uko ihamagara umuntu, ifite ikimufatiramo, ifite n'ikimuhamagarira, ariko bigatuma yavuga cyane bitewe n'impamvu yamufashe. Yego. Ibi bintu by'uyu mugabo, ndavuga mwene Mariya, ubimazemo igihe kingana iki?
natangiye gusenga mfite imyaka 6 nuzura mwuka wera mfite imyaka 14 aribwo nanabatijwe ko gusenga ko nabaye umuririmbyi wa Korodo Dimanche nkiri umwana mutoya muri ADPR ntangira kuririmba nkunda kuririmba ndi n'umuhanzi kandi ariko apo tukira aho tukora mu nganzo urashaka ko ndirimba tukora mu nganzo ndirimbe Nehemiya yumvise inkuru y'incamugongo y'uko i Yerusalemu habaye amatongo maze arahaguruka asaba imbaraga zo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu maze arahaguruka asaba imbaraga zo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu Nehemiya yumvise inkuru y'incamugongo y'uko i Yerusalemu habaye amatongo maze arahaguruka asaba imbaraga zo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu maze arahaguruka asaba imbaraga zo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu Sanibalati na Tobiya ndetse na Geshemu abo ntibakubuze gukora umurimo kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga Sanibalati na Tobiya ndetse na Geshemu abo ntibatubuze gukora umurimo kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga atangiye kuwukora bamuciye intege babonye adashoboye baramuteranya maze arababwira ati sinzasubira inyuma kuko nahamagariwe gukora umurimo maze arababwira ati sinzasubira inyuma kuko nahamagariwe gukora umurimo Sanibalati na Tobiya ndetse na Geshemu abo ntibakubuze gukora umurimo kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga Sanibalati na Tobiya ndetse na Geshemu abo ntibakubuze gukora umurimo kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga natwe abatoranyijwe nimuze twubake turinde umurimo w'Imana kujyaho igitutsi kuko yaduhamagaye niyo kwizerwa ndetse muri uyu murimo harimo ibihembo kuko yaduhamagaye niyo kwizerwa ndetse muri uyu murimo harimo ibihembo natwe abatoranyijwe nimuze twubake turinde umurimo w'Imana kujyaho igitutsi kuko yaduhamagaye niyo kwizerwa ndetse muri uyu murimo harimo ibihembo kuko yaduhamagaye niyo kwizerwa ndetse muri uyu murimo harimo ibihembo Beri ndumva uri umunyamavuta mbabarira agira iyindi ndirimbo imwe undirimbira wenda nushaka kuririmba igitero na refure ndirimba indirimbo imwe igitero na refure turabana b'Imana ntidutinya urugamba dufite umurinzi turabana b'Imana ntidutinya urugamba dufite umurinzi uwibeshya akaduhiga yakumva imirindi y'Imana agahunga turabana b'Imana ntidutinya urugamba dufite umurinzi turabana b'Imana ntidutinya urugamba dufite umurinzi uwibeshya akaduhiga yakumva imirindi y'Imana agahunga
iyi mani gutunze inkoni isi yose irabimenya, kandi iyo yaciye inzira isi yose irabimenya. Abakugize agatebo k'ivu nabo ntibabiyoberwe, abagutungaga intoki bazikuye mu mifuka, Imana yagusubiza bakazisubiza mu bwangu. Turabana b'Imana ntidutinya urugamba, dufite umurinzi. Turabana b'Imana ntidutinya urugamba, dufite umurinzi. Uwibeshya akaduhiga yakumva imirindi y'Imana agahunga. Beri, iyi ndirimbo ifite video cyangwa ntabwo urakorera video? Keretse niba ari wowe ugiye kunzamura nawe ubundi ni wodiyo. Ndetse niba ari wowe ugiye kunzamura. Noneho untumyeho Imana. Mani kunsurire. Ifite audio ndetse iranazwe ni ya kera pe. Ayimbye nkiri umwana muto. Komeza ngenda nyiha abaririmbyi, rimwe na rimwe ugasanga itorero, ariko indirimbo narihimbye kera. Bari naho ngira bakanyoberwa bakavuga ngo ntabwo twari tukuzi, nko mu ntara kambwira ngo ntabwo twari tukuzi. Nanjye mise numva indirimbo nyizi ari nkiri umusore. Kera cyane. Iya kera. Kera kandi ariko nanjye imyaka mfite ntabwo ari mike. Nuko ari Yesu yisha. Mfite nk'ingahe? Uragira ngo nyifugire kamera koko? Keretse nunsura. Nunyumva zansure nyimubwira, ariko ndi hejuru ya 35, ndi hejuru yayo. Urumva ko watangiye gukorera Imana ukiri na muto. Kandi nukomeza kunshogoza ndayivuga. Ngaho yivuga. Nukomeza kunshokoza ndayivuga, nujuje 36. Kumva ko watangiye gukorera Imana ukiri mutorero, kuko iyi ndirimbo nibwo nakoreye Imana cyane, kandi n'ubundi ahubwo n'ubundi mo ndagenda nkura nibwo numva nakongera kuyikorera cyane. Hari ijambo ugeze kuvuga uragira uti Imana igira ahantu yahamagariye umuntu, ikagira n'impamvu yatumye imuhamagara kugira ngo ayikorere. Ubundi mbere nihe Imana yaguhamagariye? Njyewe Imana yankuye, navuga ngo ntago ari ukuntu umuntu asayisha akavayo yarakoze ibyaha. N'ubundi nakunze kuba ndi umuhanzi w'umwana ukunda kuririmba kuva kera. Ntekereza ko ijwi ryanjye ndaririmba nkanaruha bitewe nuko nkunze kuvuga ubutumwa cyangwa gutanga ubuhamya. Bisa nkaho iyo uvuze ubutumwa cyane urasarara. N'ijwi ryanjye ntabwo ari uko ryatangiye, ngenda numva ko rigenda rihinduka niyo ndimo ndiyumva nanjye. Rero bituma kuririmba bisa nkaho bimeze nk'ibigabanyuka, ahubwo ivugabutumwa rigasa nk'iryaguka naho ngaho. Ariko mu bigaragara byose njyewe nafashwe ndi umwana, ngendeye mu bandi bana tugiye gusenga koro do dimanche. Ntabwo nava ngo nagendeye iwacu kuko nabo babatijwe nyuma, bakizwa nyuma. Rero anagendeye mu kigare cy'abana bato cyagiye koro do dimanche mu gitondo ADPR njya gusenga. Nkunda gusenga ariko bisa nkaho nzamukiramo. Ubundi iyo nasenga mba ndi umuhanzi uririmba izi ndirimbo z'isi, cyangwa nkaba mu komedi, cyane ko n'ubu mu komedi hari igihe mba numva mwazampuza n'abantu bantuza bansabi bandi bose bantu bazamutse mu bintu bya komedi. Nkakina komedi isa nkaho ijya gusanisha ku by'Imana cyangwa itavuga ibintu bisa nkaho biterekeranye ku by'Imana, ariko mba numva naba umukomedi. Numva nakina amafilimi, ari ibibaye ngombwa mukazamvuganiraho, nakina filimi mwazamvuganira uko ndabikunda. Guhera kera no mu bwana bwanjye ku mashuri nakinaga amafilimi, nkakina utuntu tw'udufilimi tunezeza abantu mbese. Rero nkura n'ubundi nsanga iwacu papa ntabwo nigeze mubona, namubonye ndi umwana mutoya cyane arapfa, bitewe nuko ntigeze ntabwo ndatanga ubuhamya bw'imivukire yanjye nuko nakuze. Bivuga ngo rero papa yari umuhanzi no w'indirimbo nyarwanda, nanjye nkura mfite impano ye, kandi ariko nitwa umwana w'ikinyendaro. Ubwo bivuga ngo ndashima Yesu wakuyeho izina ryitwa ikinyendaro. Reka bariho duhita tunatangirira. Bivuga ngo rero amavuko yanjye
navutse mu bana 8 ariko nsanga ni ngiye mwana uvutse mu bo hanze. Mama nyine ubwo hari ukuntu yacuguritse Imana imuhumugisha nawe amuvutse ni bwa buryo bw'urukundo nk'uko bivuze. Bivuga ngo rero ndashima mama n'ukuri bagerageje kwemerera papa ko njya mbyumva. Mu mikurire yanjye rero natangiye kumenya ko papa atabanye na mama mfite imyaka 12. Ntangira kubaza mama ni mvuka yeye. Mama rero yamishe iwacu uretse ko turi inshuti yo ntakizwa byari gusa nkaho ari inzika ariko nta nzika z'umuntu ukijijwe. Naramubabariye kandi nasanze bibaho bitewe n'Imana ishaka ku muntu cyangwa hazagira bijya bibaho. Amisha aho mvuka nza kumenya neza yuko hari ukuntu umuntu abyarana n'umuntu ariko bisa nk'ibitunguranye. Numvaga kuri yuko papa yafashe mama ku ngufu. Mama niba ari icyo gikomere yakuranye naje kubisobanuza nyuma ndabimenya bituma mvuka mw'ubwo buryo. Ndashima Yesu watumye mvuka mw'ubwo buryo ariko nkaba nkiriho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kandi yari ibizi ko nzaza no kuri kamera nkabibwira bankurikiye. Hari abantu nzasanga duhuje n'abandi nasanze duhuje, ubwo nyine nabo ndabahumirije mu izina rya Yesu. Imana idufiteho umugambi. Imana idufiteho umugambi. Ngayo nguko nkurana impano yo kubyina mu turere, mu murenge, mbyina indirimbo nyarwanda nyine mbyinira abayobozi. Ndakuri iyo mpano ndayikorana ariko aho ngeze mu myaka 10 ndi muri ADEPR aho ntangira kwigira igice ndabatizwa mu mazi menshi nibwo nuzuye Mwuka Wera. Rwose umupasiteri wambatije icyo gihe kugira ngo amfate byaragoye kuko nuzuye Umwuka Wera nibwo nabonye ibihe byiza byo kuzura Umwuka Wera. Kuva icyo gihe nekereza ko nabaye mu bihe byo gusenga, nakunze gusenga ariko ngasenga nanga kuko mama we naramujengereje n'ibijerekani ubundi nkunda gucuranga. Nasakuzaga akambwira ati kusakuza Berize kuri muransakuriza rwose. Ariko izo ndirimbo hanga nakunze no kujya mpangira abageni bakoze ubukwe muri quartier ngiye nkikoranyiriza abana ngahanga korari nkahimbira umugeni akazashiduka nasabye ngo mumpe kuririmba ndirimbira umuntu wacu kandi atarabinsabye ariko yajya kubona akabona ndamuririmbiye neza indirimbo nyikubisa aho ngaho ahubwo n'amarira akaza mu ivara. Ni impano rero yanjye nkunda gukoresha mu kuririmba. Na kwa kundi abantu bajya mu muhanda bakavuza induru babwiriza nge numva nayivuza ndirimba kuko kuririmba ndabikunda cyane mu buryo kuririmba ndabikunda cyane ariko ubwo nkura gutyo ndi umuhanzi ariko utazamuka wenda ngo menyekane ndirimba mu itorero iwacu gutyo ntangiye gutumirwa ubu ngubu ariko keraho naririmbiraga iwacu muri makorari nkaririmba ku giti cyanjye ariko nkakunda guhimbaza Imana cyane ku buryo n'ubu mu nkameye nicaye ubundi umpaye akanya ko kubyina ndabikunda cyane ariko kuko ni impano yanjye Imana yampaye ndayishimira Imana. Uricyo nakuze rero mu myaka yanjye papa apfa mu ntambara mbimenya nyuma ko ari we papa ariko iwacu kwa data baramaze amasambu nta kintu bafite cyo kuma. Ibyo tubisimbukeho Imana yarakoze yarankujije. Naje kugira imyaka 17 muri 17 ndi muri ADEPR n'ubundi. Mukuru wanjye tuvukana numva amakuru yuko yishingiye yashatse ariko mu gushaka nta mwana w'iwacu nigeze mbona ukora ubukwe. Mukuru wanjye menye ko yashatse mama amuma nk'umuntu ujya kumutinyisha mbayo kwa mukuru wanjye mu kumenya ko urushako ari rwiza. Nabonaga mukuru wanjye atamikana umugati nkabona barabyuka bambwiye ngo mbabyutse igikoma n'igishya aho babyukiye ngo nimbajyana amazi muri dushe aho bajyana amazi muri dushe. Nayo mfite ikintu cy'akageso gikomeye cyane cyitwa kumviriza. Hari abantu bogana bate boga bavuga iki. Ayo matsiko ndayagira mu buryo bukomeye. Nabashyira amazi muri dushe bajyamo nkasigara numviriza umva ngo shishingwa bebe ngo nteye amazi
Ndavana bya bintu birarya ni biraryoshye kogana abantu bagaterana amazi. Ndavana nanjye nzashaka pe kobwa muzima bajya kunywa igikoma bajya kunywa icyayi cyangwa bajya kurya umugati bagatamikana. Nubwo bamaga karibu nkarira hafi y'ameza ariko narahingerezaga nkavana Imana baratamikana. Gutamikana ni byiza. Umva nanjye byanga bikunda nzahita nshaka umugabo tujye dutamikana umugati njyane nawe muri dushe ngire n'umwana uba mu rugo iwanjye agiye nanjye nkomangira ndi mu cyumba cyanjye mbyuke ahita njyana muri bro Mana ntabwo nari nzi ko buriya umukecuru niwe wavuze ngo ntabwo ingo zubakwa kimwe, kandi koko ntabwo zubakwa kimwe. Uvuka mu bana 5 ukagira amahirwe makeya, abandi bakagira amahirwe menshi. Mbese Imana ifite uko ibipanga, uretse ko kuba Imana aribwo bwenge kuva mu byari ko kujijuka, niko ijambo ryatubwiye. Mukuru wanjye ndamwigana ndeba ukuntu ndamukopera mu kubaka urugo, mva aho ngamva ngo uri bunyake urukundo ndahita ndumuha bitewe nuko nshaka keya nabonye kwa mukuru wanjye muri iyo myaka 17. Myaka 17 naniraga muntu nari nagafata nayo nari nagafata ndakopera mu gihe mama mbwe ngo nintahe na rekodi nayizinze neza, filimi yose nayizinze ukuntu uzambaza izina nzahita ncaho, kandi nzaba ngiye kubaka urugo nabonye kwa mukuru wanjye. Ndashima Yesu ko mukuru wanjye Imana ikimwubakiye nokuri, kandi ndashima Yesu muri ibyo byose nta shyari nigeze ngiramo, ahubwo narakoperaga numva mfite ishyaka ryo kubyigana. Ngeze mu rugo reka nkubwire icyo umuntu azaba cyo kiramurindira pe, kiramurinda, kandi kibi cyiza Imana ibaragipanze. Nta kintu kijya gitungura Imana. Abantu bakabya ugasanga umuntu arahura n'igikomera cyangwa yabyariye iwabo cyangwa yarishingiye, ugasanga baramuhahanye baba bamukoreye ikosa rikomeye. Nibajye bategereza barebe umugambi Imana imufiteho, kuko ntabwo Imana itungurwa, biba bibaye ku muntu Imana ibizi. Ndagutangariza yuko mu minsi mikeya haje umusore ndetse ntiyatinya imyaka yanjye, arambwira ati ndashaka ko tubana. Numvaga kumuhakanira biribuze kubyara ingaruka yuko ashobora kugenda burundu, kandi nari nkeneye kubaka, na nubwo ibyo kubaka wenda nari mbifitemo uburambe bwo kubimenya, gusa nashakaga keya nabonye kwa mukuru wanjye niyo nashakaga. Biba ngombwa ko ngenda, ubwo ntekereza ko namubwiye nti unyatse urukundo rumeze rute, naho namubarije arambwira ati rwo kubana. Natambitsemo akantu kavuga ngo uze nimugoroba ufata igisubizo, ariko nabwo ngenda nibaza mu mutima mvugana Imana umbabarira agaruka atagendera rimwe, kuko naba mpombye keya nabonye kwa mukuru wawe. Niyo mbyibutse bituma nseka. Byabaye ngombwa nawe ntiyacogoye, kandi nanjye nahise ngenda ndashimira mama. Yaba umubyeyi uhana aba yaranyishe, ariko Imana imuha umugisha n'ukuri. Naragiye si uko adahana, naragenda mwegera ndamugana mama ngiye gushaka. Atariko ibintu bimbayeho n'ibiki, mukuru wawe aragiye ni byiza yujuje imyaka, none nawe urashaka kugenda. Ninagenda ati ninjye wabiteye wakohereje. Ndamubwira mama yahise amenya aho byaturutse, ati mbwira ukuntu ugiye kugenda ufite imyaka 17. Ndamubwira mama ndashaka kubaka, urabyanga ibintu ni 3. Ati biye byanjye nkunda kubwira abantu ngo nibagakunde kwiyatura amagambo atari meza mu buzima bw'umuntu. Aho ngeze muri iki cyiciro ndi umuntu uri muri yatura y'ibintu byiza, nitaye ku bandeba uburyo bandebamo nuko nteye, nuko ndi umuntu uri muri yatura amagambo meza akomeye cyane. Ndagutangariza ko byamuriye n'ingaruka. Mama namubwiye ibintu 3 nanjye sinzi aho byavuye. Naramubwiye ngo uremera ko nshaka, uranga ko nshaka, ubwo urashaka ko bazanterera inda mu rugo, nutemera n'inda ntayitwaye, ubwo urashaka ko nzahura n'umuntu mubakanyanduza uburwayi. Ibyo bintu 3 narabivuze mbibwira mama. Arambwira ngo ntago nkeneye ko ibyo byose bikubaho, ariko si nkeneye kujya gushaka ukiri mutoya. Abacinzira nyinshi namugana ndahigima mwima makuru parikiraho kuko nari maze kumwumva. Biba ngombwa ko ngenda
mama asa nk'ubivuga na musaza wanjye utarabaga mu rugo baranjyana baranturukana. Musaza wanjye aragenda amaka yarambwira ngo ugiye kwiga nkurihirira ishuri kuko nari narayacikishije, nkurihirira ishuri numara gukomeza kwiga uzazuza ube hano urya icyo ushaka uhaye icyo ushaka. Mu bigaragara musaza wanjye Imana yari yamutije ubushobozi, ndashima Yesu ko n'ubu igikomeje kumutiza. Aranjyana ndamubwira ariko nubwo ugiye kundihira ishuri nzaricikisha. Nari umuntu uvugisha ugerageza kuvuga ukuri kw'ikindimo, kandi n'amagingo n'ubu gisa nkaho kirimo kiraguka cyane. Ni ukuvuga ngo umusaza wawe namubwiye ngo nubwo ugiye kundihirira ariko nzayacikisha. Kubera iki? Ndamubwira ntunzanye ubizi neza ufite amakuru nubwo ntayaguhaye, mama yarayaguhaye, ngiye gushaka, ndumva nshaka gushaka. Musaza wanjye atumuhana ajyayo umuhana avayo ariko n'umuhana ajyayo. Ugiye gushaka wabuze iki? Ko nakubwiye ko ibintu byose nzabikora. Ndamubwira ndumva nshaka gushaka. Umukobwa rero washatse gushaka, keretse niba bo muri iki gihe wenda basa nkaho bigabanyije, ariko wajyaga gushaka muri icyo gihe nagiriyemo yabaga ameze nk'agasafuriya kamaze gucamuka karimo amavuta. Rero kuntangira icyo gihe byari bikomeye. Musaza wanjye uko namubwiye nahabaye iminsi nkamubwira ndi ndarya uramfata neza, ndajya kwiga arantwara mu modoka, ariko ibyo unkorera byose ndashaka gutaha. Urashaka gutaha kujya kumara iki? Icyo nshaka narakubwiye ngo ngiye gushaka. Ageze ahabona ko namunaniye, abwira mama ati fata umukobwa wawe urwaze. Iryo joro nagiye ntago natashye ngo njye mu rugo, naratashye nca ku mugabo. Naciye namubwira nti ndatashye ngiye mu rugo, ariko umenye ko bamaze kugambana iwacu barimo barashaka kumbuza ko unshaka. Nawe rero ntiyaracitse intege, ikizaba ku muntu cyaba kibi cyaba ikiza, Imana ibikizi ntigitungurwa. Yahise aza mu rugo iryo joro, twaragiye ndagenda ndashaka. Kuva icyo gihe nibwo nashatse. Iryo joro nagiyemo, dore ko ugiye kuri yaciye cyembereye isi, agenda nijoro acunga nijoro, ntabwo yagenda ku manywa. Ndagenda ngezeyo, nahise mahurira n'ikibazo. Ubwo nizera ko hari igisubizo, nasanze banyiteguye, baranyakira ndetse abantu barataha. Mba umugore iryo joro, ariko iryo joro mbayemo umugore cyane ko nari umwana w'umukobwa pe. Narinzwe no akorodo dimanche gusenga, byarandinze bituma bindinda muri ubwo bwana bw'ubukobwa, cyane ko ubukobwa bwo ntabwo nzi. Umuntu utageje 20, 22, 23 nta bukobwa azi, ntabwo nzi. Narinze nshaka, ntaramenya ngo amavuta y'umusore amera ati. Narinze nshaka, ntarakundana n'umuntu igihe kirambye ngo ambwire sheri oya. Narinze nshaka mbese nta nubwo nigeze nsohoka ngo ntembere n'umuntu ngo antemberane wenda ngurire brushette cyangwa ngurire fanta, ntabyo nzi. Icyo gihe nashatse ndi muri ADPR, ntago nigeze na rimwe n'uwankoraga kwibere ku ishuri ari umwana w'umuhungu nahitaga njya kumurega ako kanya. Hari ubuzima ntaciyemo, nahuye n'iyo shoka ari uko nshatse nishingiye. Mu kwishingira uko kanya nijoro nibwo nahise mpura n'ubwandu bwa sida. Ngenda seka, bajya bavanga ibi bisekwa. Uvuze ngo oya, uwo munsi wa undi wazaga kugutereta yari afite ubwandu? Yari afite ubwandu. Yari umugabo yari umusore? Yari umusore. Yitwaga umusore kuko ntabwo nabihanese ko nta mwana nageze mubonana. Gusa yarababaye, ni umuntu waciye mu buzima bukomeye. Yaje nyuma intambara irangiye, muri babandi Croix Rouge yazaga ibaririza iwabo, barayobe iwabo. Numva amakuru menshi, araho yaciye mu ishyamba, araho yaciye ababaye kugira ngo agere iwabo byaramugoye. Baza banabaza Croix Rouge zibaririza, mbese yari yarababaye, nta mikino yari afite. Amikino yari afite na mikeya. Ukuvuga ngo nyuma yawo, buriya ari ikintu nkunda kubwira abantu niyo ndimo ndabwiriza n'abankurikiye kandi bakimenye. Buriya hari ukwihangana gutangwa n'agakiza, ariko hari no kwihangana k'umuvukanano. Hari ukwihangana umuntu avukanana akagira kwihangana mu buzima bwe busanzwe, akihangana atanakijijwe, akaba ikintu cyaza akihangana, akanababarira akihangana. Hari n'undi utihangana ariko akazihangana ari uko yakijijwe. Gukizwa byamubamo, yamara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agakizwa akanihangana bikazira. Rero kwihangana bizanywe n'agakiza
ari igihe umuntu acika intege nabyo bikabura. Kandi byaza noneho byanashira muri we, gutanga imbabazi cyangwa kwihangana kutihangana bikaza bifite ubukana burenze ubwo yari afite mbere. Rero kwihangana k'umuvukanano iyo akijijwe biba bimeze nko gushyira imvaruganda mu gihingwa, bisa nkaho birushaho noneho. Rero ngewe narigenzuye pe seriye, na mama aramutse anyumva ndetse yampa n'ubuhamya, narigenzuye nsanga mfite kwihangana k'umuvukanano. Tugiye tuganira, ye ntanga ubuhamya ngiye mbwiriza, wabyumva ko mfite kwihangana kumuvukana. No, nkibimenya nabimenya ari uko ngiye kwipimisha, kwa kuntu umuntu ajya kwipimisha agiye kubyara atwite, tabimenya turi kumwe gutya kwa muganga, kwa kundi abaganga bavuga ngo ese usanze wanduye wabyifata mute, ntanywa ikinini. Ntabwo nari nakabimenya, ariko nabimenyeye aho ngaho. Tubimenya nubwo iwabo batabizi, iwacu batabizi, mbimenyera aho ngaho. Baranambwira ati Mukansanga bifashe ute, urabitwara ute? Ndababwira ntimwirirwe muvunika, mwinadutinza, ahubwo mutubwire inzira ducamo tumenye ko tugomba kwitwara. Umugabo ni naho ngaho yapfukamiye arambwira ati numa imbabazi urazima, nutazima kandi nta kundi migenza, narabikoze byararangiye. Uko byagenze rero, umugabo yapfukamye ansabye imbabazi, numva Berize sinzi ukuntu nyine hakabaho ko ntindamo nkashyiramo iminota yo kuza nkashoka amarira, ariko nkumva ntacyo ndi bumukoreho. Tubana gutyo, ndabyara umwana wa mbere, mbyarira mu bwandu, kabiri abana ni benshi mbabyariramo bose. Nakiriye icyo kibazo, nyakira numva nta kundi kibaye cyanjye, nta wundi muntu nzagiha, nta muntu uri bukinyakire. Numva ko n'uburwayi muri icyo gihe abantu bapfuye ni benshi, kugeza n'iyi saha abo twabuze ni benshi bishwe n'ubwo burwayi. Ubwo bwandu kuva nabwandura Berize nari mfite ibiro 38, ndushaho kumanuka, noneho ndumva nari nageze ku biro 36. Abasirikare bari bake cyane, ariko kuri ya ndunduro yo kuba napfa sinzi to twafatiyeho. Navuze ijambo ry'Imana, kuko iyo nkomeje gutanga ubuhamya gutya hari igihe mfatwa nkaba kumbaza utakomeza kumbaza gutyo. Numva navuga Imana neza, uburyo irinda umuntu ikamurindira mu bwandu bwa sida, agakomeza akabaho kandi agakomeza n'abandi banteze amatwi. Kuko reka nkubaza akantu kamwe, ahasigaye wenda ninshaka ngo umwanya ufatireho wa mugani wawe. Washatse ugiye gushaka Keya, Keya wagezeyo urayihabwa cyangwa ntayo wahasanze? Ari uko urimo ugenda umbaza tereka dani bishoboka, urumva ya Keya narayibonye, ntayo nabonye. Buriya akenshi naritegereje abantu, mbona hari igihe umuntu agukorera ikosa akakurusha uburakari, kandi akarakara mbere kugira ngo utazagira ikintu byinshi umubaza. Umugabo wanjye nasanze ari seriye, teye ukuntu kwihariye, nta burenganzira nari ngifite nshaka. Ntabwo nakubwira ngo nagiye mu isoko, yaje gupfa ariko yapfuye ntarajya mu isoko ngo uhaha kwa kundi abagore bisanzura. Kabiri, ntaremererwa kujya iwacu, oya ntarajya iwacu. Gatatu, ku meza ntabwo kwa kundi bava ngo baratamikana, bya bindi nabonye kwa mukuru wanjye nabyo nigeze mbona. Ndetse nigeze mubaza nteko sheri, kubera iki ngewe utantamika? Kumva da ko twebwe abasindi ngo ntago tujya ngo dutamikana. Abasindi za kubaza mama ni abasindi niki, ntago batamika. Mama arabwira ati nkuraho iby'ubwoko, ndi umwana w'Imana, umbabarire, wagiye gushaka ari wowe ubishaka, mbabarira. Ntago yakeya no gukina koga na reka yego mana. No mu cyumbi wanjye banza kumbwira ati tuzimye itara, urarizimye. Urumva rero umuntu bashaka ko tuzimye itara, ntago yakeya nashakaga nayibonye, narayihombye nongererwaho. Navuga ngo ni ugukwepa Imana, kuko uyikwepera mu ikorosi rimwe ariko mu yindi mukabonana. Rero navuga ngo narayikwepye, ntumuhamagaro wo kuririmba, ntumuhamagaro
wo guhanura, umuhanuzi. Urumva ntago nari gupfa kwikwepa Imana. Nyaho yamfatiye mbura ibyishimo nakurikiye kwa mukuru wanjye, mpura na sida. Urumva byose ibyo nashakaga ntago ariko nabibonye, ariko byari ngombwa ko bimbaho, bitewe nuko byari ngombwa ko nicara no kuri iyi kamera nkabwira abantu bose b'isi yose hari icyo nshaka gukomeza mbabwira. Sinzi niba hari icyo mbaza.